Aseka iki? Sinongeye kubona useka. Sinongeye kubona useka. Uko Muriko mukuru yabize. Ubembere. Urabona ukuntu umwotsi uri kuzamuka. Aya mazi ashyushye mushera. Nawe kuveyo yagutwika. Jesus. Abantu ngo abantu baragukura. Urata ngo basuranje. Unaza plaka zanjye zikosisha noneho. Wamenye gusa. Hello guys, umeze mute? Ibihe byiza ku muntu wese wakoze subscribe kuri Dudu Plaka. Ariko mwibutsa niba nawe ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel wakora subscribe kugira ngo prank zose zitazaza zigocika. Guys, hano hantu habera prank za nyazo. Hahandi nyine ubona ko ari prank atari ibintu baba bateguye. Ariko guys, njye ntahasigwa umutwe umugabo wanjye zaho hasiga pe. Nicyo kintu niboneye. Umugabo wanjye aragutanga ndamukubita amana. Ariko gusa njye ikintu kimbabaza ariko nkunda kwibariza umugabo wanjye. Guys, kintu mbona bisabira buri munsi niba ari ubwa mbere ubuhageze ijye ukora share, subscribe, comment. Ibyo nibyo bintu nk'umuntu wanjye mba mukeneyeho nta kindi, ubundi ugakomeza ukirebera uburyohe bubera kuri ino channel. Guys, uyu munsi nateguye prank, ariko prank noneho nateguye ni ubusazi nanjye ubwo ndabizi neza nyine ubwo nshobora no kumujyana kwa muganga. Kandi iketo aha kana karundi wicomeke ngiye kuyashyushya amazi. Mwebwe mugende mukurikirana akantu ko kandi aya mazi agiye gukora ibara umugabo wanjye sinzi nanjye ubwanjye gusa nyine ndayiragiza mujyana kwa muganga. Fashanze nyacomeke onde mwirebere uburyo umugabo wanjye ndi mu mugenzi. Guys, nayacometse ubu ndindiriye kari amazi ashya. Ubundi amazi agakora akazi kayo. Ubu ngubu mu gihe noneho ntegereje ko amazi ashya umugabo wanjye yaragiye kuza. Yaravuye ahantu sinzi diri yaragiyemo y'akazi ambwira ngo araje. Arampamagara kandi ndamuhamagara ambwira ati ageze hano kuri kaburimbo arimo araza ndikeka agiye kugera mu rugo. Ubu ndi gushyushya amazi basanga nironguje nasaje n'urugo. None hano muri uru rugo hagiye kubera fight ya danje mwitaba kumana nyogosori we. Gusa nyine simbizi namwe umugabo wanjye nyine mu munsi abimbabazi sinzi niba ari bunemere kari prank kuko nabo nibibaye ntari bwemere kari prank. Gusa ibintu biri bube gusa mwebwe ntagiye kibaciga akantu ku kandi bahita mubona iyi prank ari ubusazi. Mwavuga ati uyu mugore asigaye yarasaza asigaje kujya indera. Mwere sasa era kanzenegeza cheneza ubundi birebe mana we. Yahi Muriko mukuru yabize. Ubembere. Urabona ukuntu umwotsi uri kuzamuka. Aya mazi ashyushye mushera. Nawe kuveyo yagutwika. Kaze wirebere. Guys, ndabonaje. Esoe, mane sinero. Nzetse ko mbana wajya batanye. Ndagira ngo usobanurire. Warabikoze cyangwa? Warabikoze cyangwa? Subiza. Nyine kumva yego cyangwa ho. Nyine mbwira ibikinakoze ariko se noneho nawe. Wowe winjiye nta munzu ugasanga umuntu avuga ngo warabikoze n'ibikinakoze. Hako mana nyagasani baby ni iki kiwamburanye koko? Warabikoze cyangwa nsubiza ni ubyo ndi kukubaza. Nakundira noneho kabisa.
ako se unzangira mu rugo nsanga mu rugo hahiye hari ibiki nakoze nyine ni ibiki warabikoze cyangwa mbwira baby mbwira warabikoze ni iki wamburanye warabikoze tagirangira ubundi mbwira nicyo ushaka mbwira ibiki se nakoze hano haje umukobwa afite uruhinja yitwa Solange ntabwo muze ntawuzi ntawuzi uriya mukobwa yitwa Solange Solange urabikoze nakumira ngo ndikuze usubire kamubaza kuri urambaza nagusubira nyene igisubizo mana yo mwiza ubu ndumva ntazi naho ndibwerekeye hanyuma Solange ari hehe niba yaje ahangaha nyine ari hehe yaje hano azanye uruhinja ngo umaze iminsi ntumwitaba ntumufasha nta soni ufite ngo nta kintu uri kumuha ngo inzara yamwishe ngo nta mata ari kubona ngo nta gikoma ari kubona ngo yonse umwana umwana w'amezi ane uraseka iki sinongeye kubona useka kuko ndakwica umunsi noneho musumbuye iki muri bake narakubashye ndagukunda ndakubyarira nta kintu ntagukorera ni igiki wamburanye ku buryo gituma ujya kubyara hanze ni igiki wamburanye n'undi munsi ni igiki wamburanye n'undi munsi ntukajya umenyera ni igiki wamburanye ntukajya umenyera n'undi munsi ntukajya umenyera n'undi munsi nkwereke noneho iyo sura ujyana ugiye kurata iyo sura ugenda ujyanye kurata kwanze utaje nkwereke ugenda ujya hagarara hano uwo Solange ari hehe nyine uwo mwana ko yamuzanye kuko atamusize namuhaye amafaranga wazigiye guhaha namuhaye 100 mwera wambaye njye muri stock reka nkubwire ntukayikunda kuzana utuntu tw'imikino two gushaka kuzana imikino ku mafaranga urumva mana nyagasani reka nkubwire iyo sura ugenda urata abakobwa akabona muri bogari ndaje nkwereke ariko reka manze nkubwire iyo si yo sura mu by'ikinana si isura ugenda urata si iyi ngiyi reka amatwi y'amabere yanyu make amafaranga yanjye nta mikino amafaranga umva byari byo gukohereza amafaranga mama wawe byari byo gufata ukohereza amafaranga mama wawe ntunze n'imikino kuri uyu munsi banza wumva mama wanjye se namwoheje nabihimbira Solange mama wanjye namwoheje amafaranga nabihimbira Solange mama wanjye iyo muhaye amafaranga yanjye ntabwo muha amafaranga yawe turiza uwo Solange ndaje nkwereke iyo sura urata ndaje nyikwereke uburyo iyo sura ugomba kuyitaho maso iyo sura wirirwa urata ngo abantu barakubwira urata ngo Solange ngo ubu babona ejo bundi hazaza n'abandi Mana yanjye we Yesu we biri bicumureye we Mana we baba we ndabigenza na we Mana we Yesu we Yesu we biri bicumureye we buretse Mana we yaranditse biri munsi noneho nibibaho baby arantwitse we baby noneho za plaka zanjye zikoze ishyano noneho wamenye gasere arantwitse we umva mituweli iri hehe nshakira mituweli mbana njye kwa muganga bebe reka ndebe nuzajya kwa muganga usabira kwa muganga umutego bebe reka ndebe umusore agenda uvuga ngo ninde ukokeje bebe ni umujinya wanjye bebe za plaka bebe Yesu we ndapfuye bebe reka ndebe bebe
Bebe ndapfuye noneho za pranka zanjye zikoze ishyano ndapfuye noneho ndapfuye ugiye kujya kwa muganga gusa ndavuga ngo iki ndabwira abaganga gutyo ku bantu uyu mugore uba usa umusazi mubona hano koko mana ndapfuye noneho ndapfuye